Mas não agakonje só abatandukanye nakubwiraga harimo Fonzene Kiramani ndetse na Nsabi n'abitabiriye abaje imbere uwitwa Nyambo yamaze kuba yajya mu murenge gusezerana, ariko hari bimwe mu bintu byagiye bigaragara ubwo uwitwa Nyambo yagiye gusezerana. Niyo mpamvu tugiye kugenda tubigarukaho muri iki kiganiro, nk'umuntu witwa Dogiteri Nsabi ubwo yaje kubagaragaza umuco navuga ko utari sawa cyane, utagomba kuturanga abanyarwanda. Ibintu rwose tujye tugira dute, tujye tunabyihana rimwe na rimwe. Niba ubona ikintu ari ngombwa cyangwa umuntu kigusabye wese ugomba kuba wagikora, utagombye kubagorana ngo uvuge ngo ibi ni ngenda umusitari njyewe wenda ndi umuyobozi runaka ndiki. Ibyo ngibyo ntubishobora kuba wabigenera, kuko biriya nibyo bintu bigaragaza ko uri umuntu ugize ute, uri umuntu uri aho ngaho navuga ko uba ufite ugaragaje umuntu w'icyamamare. Ubundi abagomba kwereka abandi bantu bamukurikira cyangwa abandi bantu bose bamuzi, akabereka umuco mwiza, akabereka uruhande rwiza, akabereka uburyo bagomba kwitwara. Ariko biba bibabaje cyane kubona umuntu nka Dogiteri Nsabi yitwara kuriya. Navuga ko ari ibintu banyarwandakazi takagombye kuba twashima ngo tujye hariya tubirebe. Wenda hari n'ibindi byinshi cyane byagiye bigaragara muri uyu murenge wa Nyambo ubwo yajyaga gusezerana, ngo ni mu murenge nyine gusezerana mu mategeko. Ariko reka tugenda tubigarukaho. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye, hari abantu tutagiye tubona muri sezerana rya Nyambo mu murenge. Hari abantu benshi cyane batari bitezwe. Hari akantu umujene yavuze mpita mvugana aka kantu byanze bikunze ndaza kuba nanjye ngenda nkagarukaho kugira ngo muze kumbwira koko ese koko ibi bintu nibyo. Buriya barakubwira ngo inshuti yawe aho waba uri hose, inshuti nyanshuti, waba ahangaha nicaye, waba uri aho wicaye, waba uri aho uhagaze, yaba ari hehe hose, byanze kunze bigomba kukuba hafi, mukaba mwagira mute, mukaba mwabana, yaba mu masaha y'ijoro, yaba mu gitondo, yaba sangahe, igihe cyose inshuti yawe ikenereye ugomba kuba wagira ute, ugomba kuba wayibona. Ibyo ngibyo ndajenze mbibabwira. Ariko ikintu cya mbere cy'ingenzi kugira ngo tuze tugaruka kw'ibyo bintu Dogiteri Nsabi yakoze ndetse n'ibindi byose byagiye bigaragara mu murenge wa Nyambo Jessica ndetse na Richard umugabo we, tugende tugarukaho. Ikintu cya mbere mba ngomba kubasaba ni cya kindi rwose musanzwe muzi cyoroshye cyane, no kujya ku munsi ukareba abantu handitse subscribe, wamara kuhareba ugahita uyikora, ubundi wamara kuyikora ukajya aho ngaho mwikeri gake cyane ubane rw'imoso, ugahita ukora kuri akamenyetso kumwe ka like, ubundi ugahita ujya munsi ukandika igitekerezo cyawe. Nyuma yo kumva ikiganiro ugisoje nibwo ugomba kwandika igitekerezo cyawe kugira ngo utaza kugira andi makuru yandi ushobora gutanga igitekerezo nyamara inkuru yose utayirangije. Ngiye gutegura ikiganiro kandi kikugezaho nonaha ndi turu. Ari haciyeho igihe kitari kinini cyane, ni iminsi mike cyane, uwitwa Nyambo aza kuba yatererwa ivi mu masaha y'ijoro atunguranye rwose, aho yaje kuba atanga excuses zigiye zitandukanye, avuga ko impamvu nawe ngo atatumiye bamwe mu bantu be ari uko agize ati ari uko yabonaga nawe bimutunguye, ngo byaramutunguye cyane, aza kuba yakisanga bamaze kuba bagira ati bamaze kuba bamuterera ivi. Byanze bikunze ushobora kuba watungurwa, ariko mwabantu mwe nubwo watungurwa gute ugomba kuba wavuga ati yawe uzi ko bantereye ivi mwageze aha ngaha barantunguye, ugahita utanye ugira ute wabwira abantu bawe uko nguko. Ariko reka tugaruke ku muntu witwa Nsabi. Ubwo yari yitabiriye umurenge, yari kumwe n'uwitwa Kiramani, ari kumwe n'uwitwa Alfonsina, ari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Hano habanaga abanyamakuru bagiye batandukanye cyane cyane abo kuri YouTube ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye bari bitabiriye uyu murenge wa Nyambo. Ibintu byari bibujijwe, hari habujijwe kuba bafata ibintu by'amavideo, ariko n'ubundi byanze video zigira zite zirafatwa. Murabizi mwabantu mwe, buriya ikintu cyitwa guhisha umuntu amakuru kavuga ngo ushobora kuba hatuma n'umuntu adafata video. Ibyo bintu bishobora kugorana kuko nturi buze abantu kureba ku isaha kuri telefone
nturibuza abantu kwitaba telefone, urumva ko ni ibintu bishobora kuba bitashoboka ko abantu bababuza kwagira uti bababuza ko bafata amavideo cyangwa amafoto. Nubundi byaje kurangira abajeni rwose aba amafoto bayafashe, amavideo bayafashe ndetse meza cyane, nubwo bayafashe bigoranye cyane. Ariko hagati aho ngaho ubwo uwitwa Dr Nsabi ndetse na Kiramani bari kumwe bagerageza kuba bakwinjira hano mu murenge wa Nyarugenge, baje kuba basanga umusekirite cyangwa umusekirite wari uraho ngaho umunyerondo, baza kuba bahita bamunyuraho. Ariko umunyerondo arababwira ati mbere yo kugira ngo mwinjire aha ngaha mugomba kubanza mugakaraba intoki mw'abantu mwe, kugira ngo winjire aha ngaha ugomba kubanza ugakaraba intoki kugira ngo winjire mw'abantu. Gukaraba intoki ninde byishe, ninde muntu wakarabye intoki akaba yahura n'ikindi kibazo kubera ko yakarabye intoki. Na icyambere cyo namazi uba uri gukaraba ntabwo ari acide, ariko ukabona umuntu w'umusitari w'icyamamare wakagombye kuba ari umudo w'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, agasuzugura umuntu w'umusekirite yaragiye kwinjira akavuga ati reka aramubyiga, ubona ko yamurushije ikintu cy'igitugu. Arangije agira ati uyu mujeni aza kuba yakwinjira. Habaye umudaso niwe waje kuba agira ati niwe waje kuba ahita atambuka, ahita ahagarara imbere y'uyu Dr Nsabi. Arangije amuga ati sura inyuma ujye gukaraba, ni ngombwa cyane. Umuntu witwa Kiramani buriya koko umuntu niba ajya mwita dadi, burya aba yarabiharaniye ndetse aba yaranabikoreye. Mw'abantu mwe buriya sinjya nubaha umuntu kubera ko afite amafaranga cyangwa afite ibindi bintu byo bitandukanye, ahubwo mwubaha kubera ko bitewe n'uburyo yitwara. Umuntu witwa Kiramani yagaragaje ko afite discipline, kuko umunyerondo yahagaritse Nsabi amaze umusekirite wenda sorry gukoresha umunyerondo, ariko nabonaga yambaye imyenda y'abanyerondo, mwene ya myenda ijya gusa nka kaki ukuntu. Noneho arangije ahagarika Dr Nsabi ariko ahita amukubita igikubara, ahita agira ati ahita yinjira mu murenge. Ibyo ngibyo umuntu witwa Kiramani yari yasigaye inyuma akajya amubwira ati wowe Nsabi wagarutse hano ugakaraba rwose ko nta kibo bitwaye, waje tugakaraba. Ibyo ngibyo nyine akomeza kugenda abivuga, ariko nawe aho namugayira nuko yabibwiraga Nsabi nkaho yananiwe kumenya ngo ese aho bari gukarabira ni hehe. Nk'umuntu w'umudadina none nubwo ngushimye agomba guhita uvuga ati sorry mwihangane twari duciyeho tudakarabye. Ariko kuvuga ngo uri cyamamare uri iki, nta cyamamare niba ari indwara zandurira mu mwanda cyangwa kuba umuntu atakarabye byanze bikunze. Niba uri cyamamare ushobora kuba iyo ndwara wayinjirana, wagenda ugakora ku muntu nawe akaba yanayandura cyangwa nawe ukaba wayiyanduza. Wenda hari aho wakoze handuye, ariko nuza kwikora ku munwa cyangwa mu mazuru, byanze bikunze ya ndwara uraza kuba wayandura. Urumva ko byanze kunze icyamamare ugomba kugaragaza nyine ukereka abandi bantu uburyo nyine ibyamamare bigomba kuba byagira bite, bigomba kuba byabaho. Umuntu witwa Dr Nsabi rero yahise yinjira, ariko baramugarura bamusubiza inyuma, ndetse yari ari kumwe n'Urufonsina na Kiramani bajya gukaraba. Barakaraba, nyuma yo gukaraba n'ubundi bagira bati baza kuba bakwinjira mu murenge rwose nta kibazo, ibintu bimeze neza mw'abantu mwe. Ariko umuntu witwa Dr Nsabi abantu mushoboye kuba mwamugeraho cyangwa abantu mufite nimero ye muze kumubwira muti ibyamamare ntago ari kuriya byitwara. Buri cyamamare cya gifite amaso menshi cyane akireba, hari izo kamera, hari abo bandi bakureba. Byanze bikunze niba utambutse ukinjira ari we wari uri imbere, nk'abaturage bari inyuma yawe bakabona ubyiza umusekirite, byanze bikunze bizaza kugorana ko uwo muturage nawe uwo musekirite ari bumuhagarike ngo amubuze kuba yagira ati amubuze kuba yakwinjira. Rero ukabona ko ntago aba ari ibintu biri sawa. Abantu b'ibyamamare mujye mwikosora, abantu byamamare rwose mujye mwikosora, mwerekane umuco mwiza uburyo abantu bagomba kwitwara, ndetse mumenye ngo muri role model y'abantu bagiye batandukanye. Niba ari umwana ukubonye ka video kuriya wenda bagusubije inyuma, ariko none yibaze winjiye nk'umwana nanone uri gukura, byanze kunze ari nka role model ari wowe uri role model we, byanze kunze hari ukuntu nawe ashobora kuvuza avuga ati nunza Nsabi ko wowe batamutangiriye, nanjye nawe agahita agira ati agahita yinjira aho ngaho. Rero ni bimwe mu byagiye biranga umurenge wa Nyambo, ariko wabonaga ko byari byiza cyane. Nyambo yambaye agakanzu k'umweru ubona ko aberewe, ndetse n'umugabo we Richard ubona ko baberewe, ndetse baje no mu modoka nziza cyane. Mw'abantu mwe ni imodoka nziza cyane, nanone wabonaga ko ibintu byari bimeze neza cyane, byari neza cyane rwose. Nyambo Imana ikomeze kugenda igufasha, ubukwe uzabukore bugende neza, ndetse n'ibindi byose. Nubwo hari abatanye kugenda bavuga bati umuntu witwa Nyambo arimo aragenda atinya zimwe mu nshuti za Titi Brown, akaba afite ubwoba bugiye butandukanye, avuga ati ese koko biraza kuba bizagenda bite. Ariko Imana humura, Imana niba yaraguteguriye kubukwe bugomba buzaba nta kizabubuza, ndetse buzagenda neza cyane nk'uko ubyifuza. Ndetse kandi nangushishikariza kuvuga nti niba umuntu witwa Miki mwaragiranye ibihe byiza, mukabana mu nzu, mukaba inshuti nyanshuti, wakagombye
ukirengagiza wenda ibyo mwapfuye cyangwa ukirengagiza kukuba uwitwa Nsabi ari inshuti ya Titi Brown ukaba warenze ukavuga ati ngombe mutumire mw'abantu mu murenge ntabwo yagaragaye kitse wenda muri after party niba yaza kugaragaramo cyangwa mu bindi birori uribuze kugaragaramo ariko nonaha ndimo ndakora iyi nkuru umuntu utwa Nyambo ntabwo namubonye ntabwo namubonye kandi ari abantu bakagombye kuba bari aho hafi. Abantu rero bari bavuze bati impamvu umuntu utwa atigeze agaragara mu murenge wa mu gutera ivi kwa Nyambo nuko hari mu masaha y'ijoro kandi ndetse ntabwo yari kuba yabyuka ari amasaha kandi ari umuntu kuri wenda avuga nibyo ngibyo nibyo wenda ashobora no kuba yajyayo inda ugasanga imufatiye hari ahantu ukumva nyine ibintu ntabwo byagenda sawa aho ngaho ikiraha akadomo ndavuga nti okay nta kibazo ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana cyane. Ariko mu murenge ntabwo namubonye ntabwo nigeze mubona nabonyemo abantu bagiye batandukanye ariko nkabona ari uburyo nyine ibintu nabibonaga mu buryo bundi mw'abantu bitandukanye wenda nuko wenda abandi bantu babibonaga ariko nawe ushobora kuba bibonye nkanjye wenda watubwira ukuntu ibintu byari bimeze ariko wabonaga ko ibintu byagenze neza ariko wabonaga ko ntabwo byari bishyushye cyane nk'uko byakagombye kuba bishyushye. Wabonaga ko hari abamotari bagiye batandukanye hari abanyamakuru bo kuri YouTube murabazi bagomba guhira ikintu cyitwa views hari abo nabonaga bari kurekarama bati ntabwo bigize badutumira ati buriyo bantumira nari kuba naje najombyemo agakote. Ubwo rero sinzi niba hari YouTuber watumiwe umuntu witwa Babu ntabwo namubonye yageze muri ubu bukwe bw'aba bantu n'umuntu witwa Eminyawe nawe yari yiteretse iwe abo nabo YouTuber bagomba kuba bari aha hafi ndetse ndakeka nabo ngabo nashoboye kuba nabona ndetse nanatekereza ko bakagombye kuba bahari ariko ntigize mbahabona. Ubwo rero nubwo ntabashije kujyayo ariko amakuru yose nigendaga nyakurikiranira ahantu ku bitangazamakuru byatandukanye nkavuga nibyanze bikunze reka nze ngombe kugenda marekinga ndetse nkagenda mpamagara n'abantu bari bariyo nkababaza nibimeze bite ese birimo biragenda bite kuba waba ufite umuntu byanze bikunze ukamwamagara n'umuntu naho bitandukanye no kuba wamaze kuba wagerayo. Rero ibyo rero byabereye ku murenge wa Nyarugenge nibyo ngibyo mw'abantu mwe rwose. Ndakeka ko twanasoreza aha ngaha twasoreza aha tukavuga tukibwira Nyambo ati ubukwe bwiza abantu bari bazi ko bigiye kuba nka byababandi bajya batabagatera ivu ugasanga umuntu agutereye ivi ukagenda ugatera ivi ikagenda rikakomeza rishinga rikagenda rigakoboka rikamera nk'iry'ihene ariko ntabwo ariko bigenze. Urabona ko ivi rya Nyambo bariteye bahita baryegura ritarakoboka ngo abantu banzi barirambirwe rwose mw'abantu mwe buryo umuntu amaze kukujyana mu mategeko kaba kabaye ibintu birori biba byatashye. Navuga ko byanze bikunze niba ko kurambuka Nyambo ko bivuga ko afite ikintu cyitwa umufungo ni ibintu byaza kuba bigenda neza cyane ko n'ubukwe bwahita bujya iminsi mike cyane ubukwe bugahita buba urugo rugahita rushingwa bigahita birangira. Burya ikintu cyiza ngenda nasabirira n'abantu niba umuntu mukundane niba gahunda hari muhite munoza niba nta mafaranga nayo mwese ahubwo kugira ngo muwe mufata umwanya uri aho ngaho wo kuvuga muti ibi nibi mufata umwanya wo kuvugana cyane ngo mutungane mugire mwihutisha ibintu niko bimeze kuko kenshi cyane bajyaga bavuga ngo iyo bitinze birapfa ariko nanone abagacu ni mugane ati uriye huse yabyaye igihumyo. Ubwo rero sinzi ngo uruhande tugomba kuzaya dufata nurohe tubivuge duti wenda uru ruhande rwo tugomba kujyamo twihutisha ibintu cyangwa dutinze ibintu urumva ko bigoranye cyane. Rero biterwa n'uburyo wowe uhagaze niba uhagaze ku mafaranga uyafite neza ugomba kuba wakwihutisha ibintu niba ntayo ushobora kuba bitwara gake cyane kandi ushobora kuba ufite n'amafaranga ugahitamo kugendesha ibintu gake. Ibyo bintu byose barabushoneze zigiye zitandukanye zo kuba umuntu yagenda akoresha. Rero biterwa nuko ibintu bimeze ariko Imana ishimwe ko Nyambo ibintu bye ahise byihutisha bitewe nuko nyine hari undi muntu bari bamaze iminsi batereye ivi ariko na n'uyu munsi ivi riracyari hasi ntabwo riragira rete ntabwo rireguka we n'amabwe batireka twihutisha ibintu tujyana ibintu mu murenge wakwambika umuntu impeta tujya twumva ngo hari n'abasheni bagiye bagira batya ugasanga ngo yambitse umuntu impeta kugira ngo ajye agira ati kugira ngo amugireho agisesi ajya musura mwisanzureho akora ibyo ashaka byose ugasanga ntabwo ari ibintu biba byiza cyane. Mugomba kwihutisha ibintu niba ufashe umwanzuro wo gutera ivi buriya aba ari step ya mbere nubwo ari umuhango wongewemo vuba hangaho kera cyane utabagaho ariko aba ari step ya mbere kuri ubu ngubu muri ino myaka tugezemo. Ugomba guhita uvuga ati niba amaze gutera ivi diregite umurenge diregite ubukwe uhite butaha. Niba umuntu tugikundana ubwo dukundane nyine ariko ubwo nitugera kuri iyo step yo gutera ivi ibintu tuhite tugira dute tuhite tubyihutisha.
nuko nguko rero Nyambo reka tumwifurize ubukwe bwiza, azabyare hungu na kobwa ndetse n'uyu Richard n'umugabo we, ubukwe Imana izabashyigikire bagira ubukwe bwiza, ibirori bizaboneke, ibinywebwa, ibiribwa byose biboneke, ibyo kwambara, sare, ibintu byose Imana ikomeze kugenda ibafashe, baha amafaranga yo kuzakorera ubukwe bwabo buzagende neza, ndetse bazabone n'abantu babutaha, ibintu bikomeze kugenda bimera neza. Kandi dushishikarize na bamwe mu batari kumva bakigendera ku ruhande rwa Titi Brown ko yamaze kuba yaterwa umugongo na Nyambo, bagahita bava kuri Nyambo, abo bose bagira umutima wo koroherwa, bavuga bati reka dusubire kuri Nyambo, nta kundi buriya nuko byagenze. Niba Imana nirema umuntu ikamuremera n'umufasha, umuntu bagomba kuzabana, ubwo rero ntago Titi Brown Imana yaramugeneye Nyambo. Rero niyo mpamvu byanze kunze ubwo nyine mu byakira uko nguko mugaruke ku ruhande rwa Nyambo, mureke kwiseseka mu tuntu tw'uduconda, uvuge ngo ngo ndamutwerera se kubera iki, ngo kandi ngo yarashwanye n'inshuti yanyu. Urumva nyine ibyo ngibyo mukabishyira hasi mukavuga muti ubwo byagenze uko nguko byararakiye. Rero nanjye nahita mvuga nti ubwo ngubwo ikiganiro cyacu kirangiye uko nguko. Ngewe wabateguriraga iki kiganiro nkanakibagezaho, nditura mukomeze kugenda rero mukora bya bintu byiza cyane kandi by'ingenzi biba bikenewe, no kujya aho munsi mugakanda kuri subscribe, ubundi ukajya hirya gake cyane ugahita ukanda kuri akamenyetso k'agakumwe ni kwa like, ubundi ugahita munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe, wemere kwandika page zose ushaka bitewe n'igitekerezo cyawe uko byumva, kuvuga ngo wenda wari gutekereza ikintu ariko ukandika agatekerezo gatoya, ariko humura YouTube nta limit y'igitekerezo ibifite. Andika igitekerezo cyawe uko byumva, niwandika comment mukabona amanuza arashize, amanuza amanyuguti yo kwandika bari baguhaye arashize, wongere ujye munsi wandike ikindi cyose uko byumva, kugira ngo tuze tugenda tubisoma, tuvuge duti ngibi ibitekerezo by'abakunzi bacu uko bari kugenda babyandika uko babyumva. Reka mbashimire rero mwese, mbabwire nti mugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka.